Ubuntu bw'Imana bubane namwe. Uyu mwanya nshatse kubabwira ko Imana ishaka ko tuyumvira. Imana ishaka ko tuyumvira, Imana ishaka ko tuyubaha, Imana ishaka ko amategeko n'amabwiriza iduha tubigenderamo nk'uko yabitegetse. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa 4 na 5 haranditswe ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo aba akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Uru rugendo turimo Bibiliya irugereranya n'irushanwa cyangwa se isiganwa. Kandi nk'uko mubizi mwese amarushanwa, amasiganwa cyangwa se amahiganwa yose burya aho ava akagera agira amategeko n'amabwiriza. Rero bisaba ko umuntu wese witabiriye irushanwa cyangwa se isiganwa arushanwa nk'uko amategeko abivuga cyangwa se nk'uko amabwiriza y'irushanwa abitegeka. Iyo umuntu yitabiriye irushanwa ariko akarushanwa cyangwa se agasiganwa anyuranije n'amategeko n'amabwiriza, iyo ngiyo aba ari intambwe ya mbere ikomeye ndetse iganisha ku gutsindwa irushanwa. Bibiliya iravuze ngo nta muntu n'umwe ushobora guhabwa ikamba, nta muntu n'umwe ushobora gutwara umudari, nta muntu n'umwe ushobora kwambikwa umudari cyangwa se ngo ahabwe igikombe, nta muntu n'umwe ushobora kuba yahembwa mu irushanwa keretse gusa uwarushanijwe nk'uko bitegetswe, keretse gusa uwatsinze irushanwa, keretse gusa uwitwaye neza nk'uko amarushanwa amategeko n'amabwiriza y'amarushanwa abitegetse. Uwo nguwo niwe uhabwa ikamba, uwo nguwo niwe uhabwa ingororano cyangwa se ibihembo. Icyo Bibiliya ivuze hano biragaragaza neza ko umuntu witwa umusirikare cyangwa se umuntu uri mu irushanwa n'abantu bakwiriye kwitwara bitandukanye n'abandi bantu. Umuntu uri mu gisirikare, umuntu watoranijwe kuba umusirikare, Bibiliya yavuze ngo iyo yishyize mu by'ubu bugingo ntaba agishoboye kunezeza uwamwandikiye ubusirikare cyangwa se wamwinjije mu gisirikare. Kabiri, uri mu irushanwa iyo arushanijwe mu bikino cyangwa se irushanwa isiganwa akarizanamo ibintu by'ibikino ntarushanwa uko bitegetswe, icyo gihe ntashobora guhabwa ikamba. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza cyane. Iyo dusomye Bibiliya tubona urugendo rw'Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'amasezerano, barangajwe imbere n'umugabo witwa Mose. Banyuze mu butayu bukakaye, butayu burimo izuba, bicwa n'inyota, bagira inzara, bakajya bataka, bakiheba, bakiganyira, benshi kwizera kugacogora, bagapfira mu butayu. Ariko Imana yashakaga kubigisha ikintu gikomeye cyo kuyizera. Yashaka ko bayizera kandi bakitondera amategeko yayo, bakitondera ibyo basaba n'ibyo babwira, inzira ibayoboramo akaba ariyo banyuramo. Ariko benshi ntibabyitayeho, niyo mpamvu barimbukiye mu butayu. Igihe kimwe bigeze bagira inyota, babwira Mose, baramubwira ngo duha amazi, turashaka amazi yo kunywa. Mose kuko nawe nta mazi yari afite, urumva nawe yari kumwe nabo mu butayu kandi yari umuntu usanzwe, byasabaga ko ibyifuzo byabo bamuhaye abijyana akabishyikiriza Imana kugira ngo Imana kuko ariyo provider wabo igira icyo ibikoraho. Aragenda yegera Imana arayibwira ngo aba bantu ndabagenza nte? Arayibaza ngo ndabagenza nte ko habura gato bakantera amabuye, bamereye nabi, banzengereje, baransaba amazi kandi nta mazi mfite, ndabagenza nte? Mu gitabo cyo kubara ibice 20 umurongo wa 7 kugera ku 12 hagaragara amagambo Uwiteka abwira Mose. Aramubwira ngo nafata inkoni ye we na Aroni bagende bateranye iteraniro, babwire igitare kivusha amazi yacyo kugira ngo iteraniro ribone amazi yo kunywa. Ariko ikintu gitangaje isomo ririmo rikomeye hano nuko Mose na Aroni aho kugira ngo bagende babwire igitare, bafashe inkoni bakubita igitare. Imana yabwiye Mose ngo mubwire igitare, bo bagize gute? Bakubise igitare. Urumva banyuranije n'itegeko ry'Imana. Ibwiriza ry'Imana ryavuze ngo mubwire igitare, bo bakubise igitare. Iryo ryari ikosa rikomeye imbere y'Uwiteka, byatumye Imana ihana Mose na Aroni, bahanisha igihano cyo kutagera mu gihugu cy'amasezerano. Imana ishaka ko tuyumvira amategeko n'amabwiriza yayo, akaba ariyo dukurikiza kugira ngo tuzabashe kugera mu gihugu cy'amasezerano, mu gihugu cy'ijuru,
kugira ngo tuzabashe kubana nayo birasaba ko tuyumvira tukiri mu isi, tukayubaha, tukagendana nayo. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo tunganira Imana ubudasiba, aravuga ngo mu byo ukora byose wihutiraho, aravuga ngo jya wumvira umwuka, gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Imana idufashe, ntugahutireho, ntukabe nyabwangu, kora umurimo w'Imana uciye bugufi kandi uyumvira, siganwa neza uko bitegetswe, mu ntangiriro, hagati no ku musozo, amategeko n'amabwiriza ubyubahirize, nibwo uzasoza urugendo, nibwo tuzasoza urugendo, tukabasha guhabwa ikamba ry'abanesheje, tukabasha guhabwa ingororano z'abanesheje. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire mu izina rya Yesu, amen.